byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Green Roots TV. Uyu munsi rero tugarutse n'andi makuru ashyushye cyane, aho umuhanzi Afrique hamenyekanye amakuru yaho yarari, kuko hari amashize igihe atavugwa mu myidagaduro hano mu Rwanda, ndetse nta n'ibindi bihangano aheruka gushyira hanze. Inkuru yacu rero avuga ko umuhanzi Josue Kayigire uzwi nka Afrique utaruherutse kumvikana mu bihangano bishya, aho yari amaze iminsi ari mu kigo ngororamuco, yamaze kugaruka mu buzima busanzwe ndetse akaba akomeje imyiteguro ya alubumu ye ya mbere. Afrique yamenyekanye mu ndirimbo nka Agatunda, Rompe na Spy zakunzwe n'abatari bake. Bivugwa ko yari amaze igihe ari mu kigo ngororamuco, nk'uko twabihamirijwe n'umwe mu nshuti ze za hafi. Wahaye amakuru ishami ry'imyidagaduro kuri Radio TV10 yavuze ko Afrique yari yarafatanywe ibiyobyabwenge, ndetse bikaza kugaragara ko yabinywaga agahita ajyanwa mu kigo ngororamuco. Inshuti ya hafi y'uyu muhanzi ivuga ko uyu muhanzi yamaze gusohoka mu kigo ngororamuco, akaba ari mu buzima busanzwe. Uyu muntu wa hafi ya Afrique yagize ati ubu ameze neza kandi ahise akomeza ibikorwa bya muzika, ndetse arifuza kongera kwigarurira imitima y'abakunzi be abikesha ibihangano bye n'ibindi agiye gushyira hanze. Nyuma y'uko uyu muhanzi asezerewe mu kigo agororerwagamo, yahise anakomeza imyiteguro ya alubumu ye ya mbere yise To Stay, izajya hanze mu kwezi gutaha kwa Gicurasi uyu mwaka wa 2025. Afrique ni umwe mu bahanzi bazamutse mu buryo bwihuse, by'umwihariko indirimbo ye yise Agatunda ikaba iri mu zatumye amenyekana mu Rwanda no mu karere, aho yanakoze ibitaramo mu gihugu cya Uganda. Uyu muhanzi kandi yanakoranye indirimbo n'abahanzi bo muri Uganda nk'abakobwa bagize itsinda rya Katayandi Kando ndetse n'umuhanzi Lebo Chapo. Ngayo nguko rero bari barabuze aho Afrique yagiye, n'amakuru ye ya hafi no kwitegura ibikorwa bye bya muzika bigiye gukomeza muri uku kwa gatanu tugiye kujyamo. Ndagushishikariza gukora subscribe ndetse like na share na comment kuri wowe ukunda ibiganiro tukugezaho bya buri munsi. Ciao.